ndaza ngeze mu Rwanda. Icyo gihugu mwari mugiyemo ni ikihe? Ni cya Cameroon. Muri Cameroon. Yego. Douala. Nuko ubwo nibwo naraje ndicara ndategereza nyine njya kwa muganga. Ubwa mbere babonye abana babiri noneho. Kandi barabonaga umwe. Mbere kuko igihu cyari kikingirije yarasenze kivaho. Yego. 2023 ndongera nsubira babonye batatu. Yego. Ubwo urumva na amateka agenda akurikirana. Abantu bagenda biyongera. Yego. Aho ni muri ivuriro Masaka? Ivuriro rya Masaka ahantu hari clinique. Yego. Nuko ndagomeza ndavuga se ko bagaragara ntibavuke. Yego. Arambwira wowe tegereza igihe nikigera ukabona ibise uzaza tukubyaze. 2024 bayikubisemo. Ndongera nsubirayo. None basanga ni bane. Oya genda. Abana bane? Arambwira ati abana ufite mu nda wari ubazi. Ngiye umwana nzi ni babiri. Ndamugana ubundi babonye batatu. Yego. None ejo bundi bababonye bane. Bane. Ejo bundi ryarise? Nejo bundi bitari kera. Uno mwaka wa 2025. Uyu wa 2026 utangira. Na gatandatu utangira. Eko muri uku kwezi turimo? Oya. Nuko birantungura. Bivuze ngo watwise muri 2015 irangira. 2014 irangira. Mbese ubwo natangire na 2015. Bwa mbere babonye umwana ryari wa mbere. Ryari? Umwana umwe bamubonye 2015 afite amezi 7. Afite amezi indi ifite amezi 7. Uwa kabiri bamubonye? Uwa kabiri bamubonye 2023. 2023. Inda ari kugenda yiyongera se? Ari kugenda yiyongera. Okay, uwa gatatu amubona ryari? Bamubonye 2023 mo na 4 mo hagati. Aha. Ejo bundi 2026 utangira sibiyo basanga ni bane. Abana bane. Nkibaza se niyo mpamvu naryamaga bikananira. Mbwira muganga. Ati uyu ryamye bimera gute? Mwereka uburyo iyi ndisumbanye ni umwana sumbanye n'abandi. Uyu nguyu ndakoraho gucya. Ntabwo aresha n'abandi barimo hano. Ubu bumva se? Bakora kabatandukanye. Nawe ukoze hano wamwumva nguyu. Usumbanye n'abandi. Yego. Bajya niwe mukuru niwe munini urimo. Kuko barambwira ngo turacyari dutoya cyane ariko igihe cyabo kirageze. Turacyari duto kandi waratwise muri 2014. Nawe nyumvira nyine. Nge ntabwo ndikubyumva nese muganga akubwiye ko inda zagiriye muri mwe cyangwa uvi inkuru yanjye. Kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe, ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe, ariko hari igihe bigorana cyane. Kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe. Bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, no kuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255 75 69 563 nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL.
nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze kuri buri muntu wese uduteze amatwi, nikaze kuri buri couple cyangwa buri muryango uri kutwumva muri kano kanya. Tubifurije kugira urugo rwiza, tubifurije kugira umuryango mwiza, cyane ko nyine umuryango niwo uvamo sosiyete, niwo uvamo igihugu, niwo uvamo twe twese. Nyine tuva mu miryango, ubyemere ubyange, ariko twese tuva mu miryango. Iyo mu muryango bitameze neza, nawe ntabwo umera neza. Iyo utameze neza, uhungabanya abari iruhande rwawe. Iyo umuryango utameze neza, n'igihugu nacyo bigerwaho rwose, ugasanga ntabwo dufite igihugu cyiza, kuko imiryango myinshi iba yarangiritse. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umuryango mwiza ahangaha, ariko wahuye n'ibikomere, ariko nanone bizeye gutabarwa gukomeye cyane bizakunda. Yitwa Nsereko Focus ndetse na Kakuze Annonciata, niwo tugiye kuganira. Yitwa Mama Gasaro ndetse na Papa Gasaro, niwo tugiye kuganira. Uko mubareba ahangaha, ni umuryango umaze igihe kitari gito ushyingiranwe. Uyu mubyeyi nk'uko Bati wenda yabibereka, ndavuga umubyeyi w'umumama kuko bose ni ababyeyi, amaze imyaka 11. Uyu mwaka wa 2026 ni umwaka wa 11 atwite. Tuzi ko umubyeyi atwita amezi 9, amenshi aba amezi 9. Iyo byarenze bikaba amezi 10, bikaba amezi 11, amezi 12, ntabwo biba bisanzwe, haba harimo ikitagenda. Kurenza rero icyo gihe cy'amezi 9 ukajya ku myaka 11 utwite, ntabwo bibaho. Hari benshi bavuga bati ntabwo bibaho, nyine ntabwo bibaho, ariko bibaho, byababayeho. Uyu ni uwa kabiri mbonye bibayeho. Undi ubu ngubu amaze imyaka 7 atwite. Muraho neza Papa Gasaro? Muraho namwe. Amakuru ni meza buke. Yego. Twizere ko umeze neza, n'umuryango wawe mwese mumeze neza. Turaho, turashima Imana. Mujye mushima cyane. Yego. Mufite inkuru yanyu. Yego. Ubwo wenda mbere yuko dutangira inkuru, nyiciye mu ncamake, mutwibwire cyane cyane wowe ubikore nk'umutware w'urugo. Yego, njyewe murakoze kuba mutwakiriye, ni iby'agaciro. Imana ibahe umugisha, kandi n'abatumva nabo Imana ibakire, ibahe umugisha. Rero ku mazina yanjye nitwa Nsereko Focus. Ku y'umwana ni Papa Gasaro. Ni umwana mukuru? Yego. Mufite abana bangahe? Dufite abana 3. Mwashakanye ryari? Hashize igihe. Imyaka ingahe? Ntabwo yibuka. Ni myinshi, igera muri 14. 14? Igeze muri 20. Umugore niwe yize buriya tu. Abagabo biratugora. Ahubwo twe tubyibagirwa. Yego. Umwana wanyu mukuru angana gute? Ni mukuru, arashingiwe. Mufite umwana ushingiwe? Oh mon Dieu. Witwa Gasaro. Ibi byose byababayeho, muraza kubitubwira. Ubwo Gasaro yashingiwe mama atwite, nubwo ntabwo arabyara. Mpera Mama Gasaro mikro, nawe rwose tuganire. Yego, murakoze. Mama Gasaro, guhaye ikaze nawe mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze. Nembaje Papa Gasaro igihe mwashyingiranwe. Murakoze kutwakira. Igihe twashingiriwe muri leta, niho ubwo navuga se. Igihe uwo mwabaniye nk'umugabo n'umugore, umunsi wa mbere mubana muri leta, niho nibuka, no mu itorero. Twashingiwe 2018 muri leta. Okay, ndashaka igihe mumaranye mubanye. Tumaranye imyaka 25. Yego, ko numva muri kugi. Umwana mukuru wanyu afite imyaka ingahe?
afite 21. 21. Umutoya utari uyu nguyu? Umutoya afite 13. Imyaka 13. Rero mama Gasa, mufite inkuru ishingiye kuri urubyaro mwiteguye. Mumaze imyaka 11 mutwite. Makuru cyagenze gute? Natwite 2014 irangira. Yego. Mu kwezi kwa mbere. Kwa 2015. Yego. Niho inda yari igize ukwezi. Biragenda tugeze mu mezi 7 za 2000 na icyo gihe natwitiyemo. Tujya kwa muganga kuko ubundi iyo ntwite njya kwa muganga inda ari nkuru. Ngezeyo basanga umwana nta kibazo. Dutangira mu bushobozi twari dufite twitegura kugurira umwana tubona kagiye kuvuka. Bampa randevu yo gusubirayo. Subiyeyo kwa muganga umwana baramubura. Bimbera ikibazo. Ndaguma ndasenga ndavuga se ko nzi ko iyo kwa muganga babonye umwana nta handi yazimirira bikancanga mu mutwe. Yego. Twareba iyo fishi tukareba nuko kuntu bamuvuze abaganga nabo birabacanga. Ubundi ndagenda nikubita kwa muganga hariho hose. Banageramo bakavuga ati reka da. Ntabwo wigeze utwita. Yego. Amarira bamarira. Biragenda birakomera mbona umwaka urashize. Ngeze mfata umwanzuro wo kwicara mu rugo rero ndavuga ati reka mbyihorere. Ubundi nsenge. Nta bintu bindi nagiyemo wavuga ngo byagaruye inda cyangwa byagenze gute no gusenga. Mba muri ubwo buzima imyaka 3 ishize. Ndavuga rero reka nongere ntangire ndebe inda ko yaba yaragarutse. Ndongera ndagenda. Mpera iwacu Masaka Centre de Santé barayibura. Yego. Ndakomeza ku bitaro bikuru bya Masaka barayibura. Ndakomeza i Kanombe. Ngezeyo barapima ibizamine byose bati wenda hari kwaba kwarabaye kwibesha. Barareba basanga ibizamine negatifu nta ndwara nimwe mfite. Yaberekeranye n'inyama zo mu nda cyangwa mu maraso. Barabibura. Ariko ufite indigaragara. Inda ntabwo yagaragaraga guke. Yego, yego. Noneho banyohereza CHK. Njya guca muri scanner. Scanner nyinjiramo ubwo byari 2018. Scanner ngezemo basanga nta ndwara nimwe mfite. Basanga nta no gutwita. Yego. Ubwo abaganga rwose birabacanga bareba mu nda bakakoraho bakumva yego ntabwo icyo gihe yarakandakandika cyane nk'itari mu mwana nyine. Ubwo ndongera ndicara. Bigeze 2021 ndi gusenga nibwo Imana yamwe ngo jya kwa muganga turagendana. Ndagenda ngeze kwa muganga ku bitaro bya Masaka dutangira bushasha nsubiranaho n'umugabo. Tujya ku gipimo bwa mbere nyine nk'abagiye bwa mbere. Ariko abaganga bo bari bazi ikibazo. Umwana baramubonye 2021. Yego. Umwana baramubonye banyandikira n'ifishi ubu ndayifite hano. Nuko turicara dutegereza ko kubyara bigera turaheba. Birongera biratubera ibibazo. Icyo gihe babona umwana se bavuga ko muzabyara ryari? Ntabwo byahishura itariki no mureko ntiyagaragaraga. Babonaga abana ariko itariki bikanga. Turaguma turicara. Bigeze 2022 igeze mu kwa 2022 mu kwezi kwa 11 niho umuntu yambonye aravuga ati ntabwo nabyemera ko uyu mubyeyi atwite ahubwo tugiye kumujyana mu gihugu cyo hanze. Uwo muntu aremera atanga 1.5 miliyoni ngiye n'umusemuzi. Nibizadutunga nyine. Turagenda tugezeho habaye Bishop Usenga ngiye gusengeye nta mwana ibyo ufite mu ndu bisigaho kandi kuko narabibonye. Turagiye tugezeyo asengera abagore wa mbere yari atwita amazi yonyine ayabyariraho. Ariko umusengero wa kabiri nawe yari atwita ibisimba bivamo. Ngewe nkurikiraho ndi wa gatatu. Arambwira ati wowe uzabyara umwana ntabwo ari n'umwe. Atugiye kubyara umunsi wabyaye isi yose izabimenya
usubire mu Rwanda niho uzabyarira. Yego. Nuko ndagaruka ndaza ngeze mu Rwanda. Icyo gihugu mwari mugiyemo ni ikihe? Ni icya Cameroon. Muri Cameroon? Yego. Douala. Nuko ubwo nibwo naraje ndicara ndategereza nyine njya kwa muganga. Ubwa mbere babonye abana babiri noneho. Kandi barabonaga umwe. Kuko igihu cyari kikingirije yarasenze kivaho. Yego. 2023 ndongera nsubira babonye batatu. Yego. Ubwo urumva na amateka agenda akurikirana. Abantu bagenda biyongera. Yego. Aho ni muri ivuriro Masaka? Ivuriro rya Masaka ahantu hari clinique. Yego. Nuko ndagomeza ndavuga se ko bagaragara ntibavuke. Yego. Arambwira wowe tegereza igihe nikigera ukabona ibise uzaza tukubyaze. 2024 bayikubisemo. Ndongera nsubirayo. None basanga ni 4. Oya genda. Abana 4? Arambwira ati abana ufite mu nda wari ubazi? Ngiye umwana nzi ni 2. Ndamugana ubundi babonye 3. Yego. None ejo bundi bababonye 4. 4? Ejo bundi ryarise? Nejo bundi bitari kera. Uno mwaka wa 2025? Uyu wa 2026 utangira. Na 6 utangira? Eko muri uku kwezi turimo? Oya. Nuko birantungura. Bivuze ngo watwise muri 2015 irangira. 2014 irangira. Mbese ubwo natangire na 2015. Bwa mbere babonye umwana ryari wa mbere? Ryari? Umwana umwe bamubonye 2015 afite amezi 7. Afite amezi indi ifite amezi 7. Uwa kabiri bamubonye? Uwa kabiri bamubonye 2023. 2023. Inda ari kugenda yiyongera se? Ari kugenda yiyongera. Okay, uwa gatatu amubona ryari? Bamubonye 2023 mo na 4 mo hagati. Aha. Ejo bundi 2026 utangira nsubira basanga ni 4. Abana 4? Nkibaza se niyo mpamvu naryamaga bikananira. Mbwira muganga ati iyo uryamye bimera gute? Mwereka uburyo iyi ndisumbanye ni umwana asumbanye n'abandi. Uyu nguyu ndakoraho gucya. Ntabwo aresha n'abandi barimo hano. Ubu bumva se? Bakora kabatandukanye? Nawe ukozeho hano wamwumva nguyu. Usumbanye n'abandi. Yego. Wajya niwe mukuru niwe munini urimo. Kuko barambwira ngo turacyari dutoya cyane ariko igihe cyabo kirageze. Turacyari duto kandi waratwise muri 2014. Nawe nyumvira nyine. Nge ntabwo ndikubyumva nese muganga akubwiye ko inda zagiriye muri mwe cyangwa ntabwo nabo babizi nyine ugiye ansuzuma bibona gucyo. Wagiye ahantu hangahe bakubwira ko ufite abana 4? Ni hamwe nagiye ejo bundi bari 3. Bundi bari 3? None se ikintu nibaza hakurikiyeho iki? Bakubwiye ko ufite abana 4. Hakurikiyeho iki none ko bari? Hakurikiyeho rendezvous ntavugira aha kubw'impamvu y'umutekano wabo. Rwose pe ubyihorere. Hari rendezvous. Umuntu ashobora kwibaza ngo mu by'ukuri kuki niba abana bagaragara kuki batakuba? Nyine bampaye rendezvous. Niyo ndavuga ngo sinayivugira kuri kamera. Iyo tuyihoreje rwose. Kubw'umutekano wawe nta n'uwamenya. Kuko nagiye mpura n'ibintu byinshi bintera ubwoba bwo kuba nanabivugiraho. N'ubundi uretse nk'ibibazo umuntu aba yahuye nabyo yagize by'ubuzima buke. Yewe numvaga najya nko kuri kamera nari naranateguye ko nzaza kukwirebera nkakwihamagarira mfite abana 4 mbafite gutya. Nabyo tuzabikora mama. Ariko nabyo bizava. Yego. Ndifuza kumenya urugendo rwanyu rwo gutwita imyaka 4. Ubwo tubanje kuvuga mu ncamake ariko nituvuze ibirimo imbere ibyabagoye ibyo utagiye wibagirwa muri urugendo rwose rwo kuva mu mwaka wa 2014 ihera. Ibintu ntazibagirwa. Ni ijoro nabyayemo igisimba cyari cyaranze ko abana bajya imbere. Icyo gisimba njya kubisabya sinzagira byibagirwa 2023 mu kwezi kwa 10 ku itariki 5. Nagiye kwa muganga baramwa mfite umwana w'ibiro 4,200 atuzaza umubyare kuri 18. Kuri 18 aho kugira ngende mbyare uwo munsi ntangirana n'ibise.
ibise birandya cyane, iyo mbyibutse umubabaro urangije. Yego. Ibise birandya icyo gihe, ndavuga nti ngiye kubyara, ndategereza kubyara, biva saa 12 kugeza saa 5 nijoro n'igice. Ngiye kubona mbona mbyaye icyo gisimba, ariko nari narakibwiwe ko nzakibyara, ibwiwe n'abasengaga. Kiba kivuyemo, ndavuga se Mana, ayo makuru ni impamo. Ayo makuru ni kirahari, so ngifite kuri phone. Oya, ntimukinyereke. Urumva? Yego. Twari twaravuze tuzakerekana n'ubundi twabyaye. Igisimba kiba kivuyemo. Uri kwa muganga se? Ndi mu rugo, ndi kumwe n'umugabo. Kuki utagiye kwa muganga se? Bwarakeye njyayo, nuko na dogiteri narakimweretse. Igisimba kiba kivuyemo. Dogiteri avuga ngo iki? Yarakirebye aravuga ati yewe ndabyemeye, iyi si irimo abagome. Akimara kukibona twajyaga tutabyemera, ariko ndabyemeye. Yabyemeye gute se? Yabyemeye akibonye. Akibonye se niki cyahamyaga ko ari cyo wowe wabyaye? Niki cyahamyaga ko ari cyo wabyaye? Kandi cyari gifite n'ibimenyetso byabyo ko ari cyo nabyaye. Dogiteri yagipimye se? Ntabwo yagipimye, ariko narakimweretse nyine. Yego. Kuko impamvu yabyemeye, induko yari imeze icyo gihe ntabwo ariko yagumye. Yari imanitse hejuru, kuko cyaratangiraga hasi mu kiziba cy'inda, asanga inda yamanutse. Yego. Kubyara naba nkibyaye. Urumva byaratangiye, byavanywemo n'ibintu byinshi cyane. By'amaraso mabi menshi. Yego, two kujya muri detail ntacyo. Ibisubiye inyuma nyine iyo bigenze gutyo. Yego. Nibwo nagumye aho ngaho. 2024 rero nibwo natangiye kujya babona babiri. Yego. Nyuma yuko kivuyemo nibwo habonetse babiri. Abana babiri. Wari uzi ko utwite umwana? Nari nzi ko ntwituma. Okay. None se ibyo ngibyo utekereza ko bituruka hehe? Byaturutse ku bantu babanzi, nta handi. Babanzi uzi se? Abanzi uzi? Abanzi ntabwo mbazi, ariko urumva nawe iyo ubyarira amezi 9, nk'ubu ngubu uheruka ku ibere yavukiye 7 aranakura, nta byuma agiyemo, ubwo se wavuga ko hari igiki cyakubujije kubyara? None se hari abanzi uzi cyangwa mujye mukeka? Hari abo twagiye dukeka, hari n'ibindi ndi bugereho nyine nitugera ku. Okay, komeza urugendo. Yego. Ubwo turakomeje, nkajya njya kwa muganga, basanga ni 3, 4 ndakubwira ukuntu babonetse. Yego. Hari igiti cyari gihari hafi yaho dutuye. Yego. Urumva nayo icyo giti ngo nicyo bari barashizemo abana, bashiramo n'imyenda yanjye n'imyenda y'abana. Koko nanjye icyo gihe nagize yerekwa ndyamye, ngiye kubona muri icyo giti harimo amazi y'ikidendezi mabi, harimo n'imyenda y'abana n'iyanjye. Ndavuga ati buriya n'inzozi zimbeshe, sinzi uko bimeze. Noneho birangiye nibwo umuntu yaturutse Cyangugu atazi mu rugo, araza arambwira ati hano hari igiti bashizemo ibintu byanyu, ni nayo mpamvu ujya kwa muganga kubyara bikanga. Ndamubaza ni iki, nsanga ni cya giti nabonye nanjye ubwanjye. Nibwo rero yahise igiti dushaka ibishoboka cyose turakigura. Murakigura? Yego. Nohereje ujya kukigura, bakigura baracyasaguza. Bamaze kucyasaguza ngiye kwa muganga nibwo twasanze ari 4. Yego. Ibyo bintu byemera gutyo? Ndabyemera. Nukamenya byumvise pe. Nabyemeye, ndavuga ati bujya habaho ibintu twibazaga uburyo byanyuze. Nuko byagenze naho nuko byari byaragenze, ipfundo rya byose riba rirabonetse, nta bindi bintu dukoresheje ari ugusenga. Yego. Nuko rero urugendo rukomeza gute? Mumaze kubona abana 4, Dr. akibibona ntabwo we yatangaye, niba ari wari usanzwe bakurikirana? Umuganga ntabwo yatangaye kibona ko harimo abana 4? Yaratangaye, arambwira ngo wari uzi ibintu ufite mu nda nti? Ati nzi ko twari tubona abana 3, haje n'uwa 4. Ndetse yavuye hehe?
ngo umanza abandi bari bamuryamiye bose akabona bose ari bazima nta kibazo. nanjye yaranyeretse ndareba ndabibona nibyo musabye ifoto arambwira ntabwo bishoboka. yego ariko ndavuga ntacyo. Ariko nyuma y'ubwo kubona abana bane nahuye n'ibibazo kugeza iki gihe. gute? ariyo nkuru ikomeye mu byananzanye kuva kuri Noheli. ntabwo nabaho ntafite pampegisi. yego ibintu bingoye cyane. ubwo ni ukuva ku mubyeyi. iyo mbivugiye abaganga baravuga ngo ni ukwivubira kwinda, ariko nkabona biragoye. ibintu by'amaraso ukwezi, ndumva ukwezi kubura iminsi ngo kugere. Umva birambuna cyane kubona amafaranga yo guhora ugura pampegisi. amafaranga abana, nk'ubu dufite abana 3 turera n'abo ngabo bacu 3. umugabo ntacyo akora ngo aranzanira amafaranga ure pampegisi yego cyangwa ibindi bintu nkeneye. oya komera mama Gasa, komera. wageze ku nkuru yanjye, wageze mu ba nkabona rero biragoye. yego humura. ubu kubyuka ntabwo nabyuka hasi ya 5:00. nuko kubyuka mbese mutwihanganira byabaye ibintu bikomeye. mama Gasa, banza utuze sibyo? banza utuze uvuge neza kugira ngo birangora n'ukuri. umuntu w'umubyeyi urabyumva ibintu bigoye biruhije. byabaye urugendo rurerure cyane ku buryo bingora kuryama. ntabwo naryamira urubavu rw'iburyo, n'urw'ibumoso rusigaye runanira, nkararasa nk'uwicaye. kujya koga iyo umugabo adahari, nkuko yagiye gushakishiriza abana umwana uri mu rugo kugira ngo azamfashe gukaraba, birananira. papa Gasa mwakire gato. birananira cyane. kumva biragoye cyane. reka papa Gasa kwakira ubanze utuze, nibyo byiza. muhe mikoro. papa Gasa, mbwira urwo rugendo rumeze gute kuri mama Gasaro ndetse nawe, kuko si urwe wenyine? nkuko yabivuze ni urugendo rurerure. nanjye kurwakira byabaye birebire. gute? ni urugendo rukomeye. iyo umuntu abivuze wumva ari ibintu bigoranye cyane kandi bigize. hari benshi batabyumva. kuba umubyeyi yatwita imyaka 11 mu gihe abandi babyarira amezi 9 ni ikibazo gikomeye. ikibazo gikomeye. none se mbwira, wenda uru rugendo nyuma yo kubona ko mufite abana 4 rwamugoye gute? umufasha gute? rwaramugoye. urumva nabyo ni intuza kugira ngo umuntu abyakire, ntibiba byoroshye. urumva abana bagenda biyongera mu nda, kandi kuvuka nabyo bikanga. mu by'ukuri ntaryama. ubu nanjye mfite ikibazo. gute? ikibazo ngira nk'ubu nari mfite nk'ikibanza, utuntu twose naratumaze ntugurisha kubera ibibazo. yego ubu nta kintu nkigira, nta n'akazi mba mfite. wenda ngo nako mbona ni ugutera uturaka kugira ngo abana babeho. urumva ni ikibazo cyabagoye cyane. kugira ngo nzahindukire none wenda koga. yego muhereze mikoro. yego nkahindukiza gutya kugira ngo mpindukire, kugira ngo nzayigarure nabwo bikangora. kugira ngo nzaryame ngaramye ntibyashoboka. kugira ngo nicare umwanya katata ni ibintu bingora cyane. bimaze igihe kingana iki se gutyo mama Gasa? bimaze igihe kirekire. iyi myaka yose se? ababibona babyihanganire nyine, niko ndara niko nirirwa. ahubwo rero nagiriwe ubuntu uyu munsi. nari nzi ko ntabasha kugera na hano, kuko ntabwo ntambuka amatako yose yavuyemo. ntabwo abasha kugira ngo nyatambukane neza
no kuryama cyane aryamishe neza kwa kuntu umubyeyi aryamira inda iyo ndyamye isohokayo ikarenga igitanda kubera igitanda nyine ari gito kuyiryamira ni nk'uko uyu nguyu yararasa nk'uri hirya ariko nabwo ntashobora kuryama bikananira ibintu bingora cyane ikindi kintu kingora ni ukubona ubana n'umugabo nta kazi ngo aravuga ngo arakora yishyure n'inzu mubamo kuko inda twaye turi mu bukote biragoye cyane ibintu bimvuna kuri nyiri inzu. Yego mama Gasa humura dufite inshuti hano kuri Inkuru Yanjye ziradufasha ariko tunakomeza Inkuru Yanjye vuga nimero ya telefone wifuza ko umuvandimwe uri kutwumva agufasha abafasha bigende neza. 0782 9 7 95 iba no kuri WhatsApp. Yego yanditseho nde? Kakuze Annonciata. Yego Kakuze Annonciata. Mbwira rero ukuntu mwaje urugendo rwo gushyingiza umwana wanyu w'imfura. Umwana nanjye byarantunguye. Yashingiwe 2024 irangira ejo bundi. Umwana nari nzi ko twe dufite iki kibazo nta n'uwamureba. Umva ibintu Imana ikora. Ababonye fiance ni nk'ari we wikoreye ibintu byose twebwe ntacyo twari gushobora. Yego nawe nta kazi afite ariko bene wabo baramufashije. Yewe nta miryango mfite, imiryango yanjye yose isa nkaho yararangiye. Isa nkaho yarangiye mu gihe cya jenoside. Ukomere nuko birangije umwana mbona arashingiwe, umugabo aramujyana. Ntabwo byabuze kudukurikirana nawe ejo bundi yabyaye umwana upfuye. Bibaho byo ndabizi ko azongera ubwo rero nuko yashingiwe afite imyaka 21 baramujyanye. None se wenda mu kwitabira ibirori mu birori nge ntacyo nakoraga nta n'icyo nari kubasha, byakozwe n'abantu. Ntihajemo n'amagambo bavuga ati se hajemo amagambo ngo buriya se ngo amujyanye uriya ni mugore nyabake ajyanye ngo we ntazamera nka nyina. Ibintu biravugwa cyane birakomera ariko ntabwo umugabo we yigeze abyumva. Icyo Imana yashatse ko kiba kiraba ni uko mbona baramujyanye. Mera Papa Gasaro mikrofone tubwire uburyo afata umugore we. Papa Gaso ufata gute umugore wawe, mushima gute muri urugendo rukomeye? Tubwire mu buryo burambuye. Mufata nk'umutima wanjye w'urugo, nubwo ibibazo byabaye gutya ndumva tumeranye neza, nta kibazo tugirana. Nk'uko abandi hari abantu usanga hari ibibazo biba mu rugo ugasanga nk'umugabo arabyitaje. Njye mba numva rero n'ubundi mufata nk'umugore wanjye n'ubundi bisanzwe ko n'ubundi ni umutwaro atiteye. Ni ibibazo dusangiye. N'uwo mufatanije. None se hari benshi, hari umudamu twaganiriye ndumva ari mu mwaka wa 2022 cyangwa 2023 yaratwite inda imaze imyaka 5. Sibyo? Icyo gihe imaze imyaka 5 uwo ngo urumva nyine igihe gishize. Uwo mudamu umugabo we yesa muta hashize igihe gito cyane rwose abonye ko inda yanze kuvuka. Wowe uko kwihangana, uko kuba ku mugore wawe, kubera iki? Nubwo icyo kibazo rwose nakwiye kukibaza ngo kubera iki? Impamvu kuri njyewe numva kuba hafi ari ngombwa, ko n'ubundi twashakanye ikibazo nk'iki atari isezerano twasezeranye kugira ngo bibe. N'ubundi rero bivuze ngo kumutererana mu kibazo nk'iki ni urugamba twagombye gufatanya kurwana
nicyo nshingiraho cyane. N'ubundi buriya umugabo n'umugore iyo bashize hamwe no kwizera no gusenga, nizeye ko ikibazo kizarangira neza. Wumva uzishima gute ubonye abana bawe bane? Hari igihe njya mbibona mwiyerekwa, nubwo nakunze kugira amagambo menshi cyangwa ngo ngire cyane bitewe n'ikibazo nk'icyo, nagize iyerekwa mbona hari uburyo nzavugira mu bantu benshi. Nabonaga ari abantu benshi, rero n'Imana nayo hari igihe insanga ikankomeza nkakomera muri ubwo buryo. Omura ujye ukomera, Imana izabafasha, izabatabara, tubyature. Yego murakoze. Bibeho cyane. Niki kikugora cyane nk'umugabo, nka papa w'abana? Kingora cyane ni nko kuba madamu wanjye ameze gutya imyaka 11, nta bushobozi mfite bwo kuba nakwifashisha ngo murwane ku buryo bikwiye nk'umugabo. Ubushobozi nari mfite nk'akabanza ko aragiye kubera ibyo ngibyo ntacyo. Ubwo rero urumva nta n'akazi mfite gafatika navuga ngo karengere abana na madamu mu bintu biba bisabwa. Nabyo ni ibintu bingora. Mumpere mikrofone. Mama Gasa, ukomere, Imana izagutabara kandi cyane vuba. Yego, ndashaka ibyo nanyuzemo nibyo byari bikomeye. Ibi biroroshye kuba babona abana. Ibintu byamvunaga cyane ni ukugendera ubusa, bavuga ngo nta mwana, ariko aho bababoneye numva nkomeye ko ngiye kubyara. Numva ko iyi randevu iduca mu gikari ndayikubwira. Numva ko rwose uyihorere, uzampamagara umbwira ngo byakunze. Ndabizi neza, none uzadusanga mu rugo ureba abana cyane rwose, ibintu bigende neza, kandi ntabwo ari kera cyane. Yego, ubwo rero Imana izaba rwose ndizeye, nubwo kuryama bigoye no kurya no kubona izo pampa navuze bingoye cyane. Ibintu bigoye guhaguruka mu rugo byangoye, manza nashakisha uburyo ndabona uko ninteparasa mu modoka nicayemo. Ndimo ndabaza Papa Gasaro, ni ushima gute umugore wawe? Wabyumvise wowe ku giti cyawe, ushima gute umugabo wawe muri uru rugendo? Yewe icyo mushimira nuko atigeze yambabariza muri iki kibazo. Iyo ubabarijwe mu kibazo kirushaho kukuremerera cyane. Reba kuba uremerewe n'umugabo ukaremererwa n'ikibazo ufite, ariko iyo mbonye ntacyo yigeze anteza ngo kingore cyane ku byerekeranye no gutwita gutya. Urabizi umugabo ntabwo aba yisanzuye mu buryo bw'umubiri, ni ibintu biba bigoranye ku buryo yanahaguruka akaba yajya no gushaka umuzima, ariko yarabyihanganiye, ndamushimira. Ibyo bintu mpora mbivuga ko hari igihe nzamushimira amajije kubyara. Rero ni ibintu binyura ku mutima, nkavuga ati ubwo uwo wanteje ikibazo turi kumwe, abari babigambira bavuga atazarambirwa aceho, ntabwo yigeze anyeganyega. None se abaguteje ikibazo bashakaga ko uyagenda, Papa Gasaro agenda? ngo biboneka afite umugore nyine utari mu mugore muzima nk'abandi bagore. Ariko abagore se bagufitiye ishyari? Barahari benshi. Bari abagore, nta mugabo ujya muri ibyo. Nuko birangiye rero mbonye atatirimutse ngo agende cyangwa nyinube, nyine avuga ati wenda mu buriri nturyamira urubavu rw'iburyo nk'abandi bagore, rurananira byo. Sinaryama ngaramye cyangwa ngire ikibazo nawe uracyumva nk'umugabo. Ni ibintu byamugoye, ariko arihangana. Njya mubwira ati hangana, ubutsinzi bugiye kubaho. Abavuze ngo tumware nibo bazamwara, ariko ntawe ducishije mu ijisho ngo uriya yamutaye cyangwa byagenze guta. Bagize ibibazo by'urugo nk'iyo nzu iyo bigeze aho niho nyine baba badutegeye bakanuriye amaso, ariko icyo nzi ko ubutsinzi bugiye kuza, nkaruhuka tugahuriza hamwe bikemera, kubera Imana yadushoboje. Ni Imana ariko yadushoboje. Niba atari bangungu mufite imyaka ingahe y'amavuko? Yewe bampinduye nk'umukecuru, mfite imyaka 44. Baguhinduye nk'umukecuru? Urabona se uruhu atari nk'urw'umukecuru? Ufite imyaka 44 yonyine?
ubibonye ntiwajya mfite nka 50 cyangwa 60 wagira ngo yosumbuyeho ariko birumvikana ni ikibazo ariko jya mvuga ati nimbyara nzasubirana ubuzima. Uzasubira umere neza none iri normali ituma umugore ahinduka. None bibaze imyaka 10 uruhu rwarahindutse ruba nabi, ibirenge babonye uko byabaye. Papa Gasaro bafite imyaka ingahe? 45 mu rutano umwaka umwe. Yego Mama Gasa, kumva ko hari abantu baguhemukiye, kumva ko hari abantu babahemukiye, hari icyo mwapfaga? Hari icyo mwapfaga n'abo bantu babahemukiye? Ntacyo, ni ukuri. None se ubwo umuntu apfa ku ubu mu mutima wanjye narabababariye. N'amashyari se turuka hehe? N'amashyari n'urwango ruturuka hehe? Urwo rwango twabibaho rwaturutse ni nka Satani wawanze abantu. Nubwo tutavuga bari bo, ni abantu mwari muziranye bo hafi yanyu? Ni abantu twari tuziranye gutya, babona uyu nyine ajya mu kazi bisanzwe, abona kuri abagore babona nk'umugabo ajya mu kazi afite akazi agahahira nk'urugo bikagenda neza, naho byatangiriye. Niho babyiciye rero, ubona akazi kuri bagafungiye kurinda. Ni abagore se bakundaga Papa Gasaro? Buriya njya mbibona ndavuga ati buriya bamukundaga, hari twe tutabizi ko bamukunda, bigenda gutyo. Ariko ibyo sinabitinzeho, narabababariye. Yego umutima wanjye nabakuyemo. Njya numva ijambo ry'Imana ngo bavuga ko gukeka ari icyaha. Ubwo uramutse ubaketse ntabwo mwaba muri gukora icyaha? Ntabwo gukeka ni icyaha, ntabwo ari icyaha kuko habaga hihishurirwa ryo kubabona. Ariko ku buryo utajya hanze ngo uvuge ngo naba. Mwebwe mubazi mwabagendeye kure se? Ntabwo twabagendeye kure, ni Imana yagiye bamwe ibimura bakagenda. Yego. Okay, reka dusoze ikiganiro, tubashimire. Twizeye ko igihe runaka tuzaza mu rugo tukereka abanyarwanda, tukereka imfura zigiye kubafasha ko mwabyaye. Imyaka 11 ni imyaka myinshi. Mureke rero dufashe uyu muryango, dufashe Mama Gasaro na Papa Gasaro, maze babashe kubona ibyo bakeneye, cyane cyane ubwo urumva pampa. Umugabo kuba adafite akazi nabyo kurumva ko bifite aho bihuriye n'ibyo byose. Gutunga urugo, afite abandi bana mu rugo, numvise afite 3 ngo barera, n'abandi mwabyaye 3, ubwo bana 6 mu rugo. None no kwitegura urubyaro mu minsi iri imbere. Mureke tubafashe ko dushoboye, buri wese yitanga uko ashoboye, buri wese yitange uko ashoboye, twafasha uyu muryango. Turasoje, ndizera ko nta jambo mbaniganye. Dusoze nta kibazo? Numvaga dusoza nashimira. Yego. Mu ruhande rwawe ndagushimiye ko waduhaye karibu. Nari naragukunze nkikubona ku biganiro, haraho nakubonye. Yego. Ndavasa tuzabonana gute? Ariko nshimiye Imana ko tubonanye. Imana ishimwe kabisa. Ukaba watwakira ukihanganira intege nke mfite. Oya nta kibazo. Ubwo rero nayishimira, vuga ngo yakoze kuba yadushoboje kugera hano. Yego. Bwanjye sinjya mpaguruka mu rugo, nibera mu rugo gusa. Yego. Ubwo nuko, ariko icyo nasozerezaho nuko umuntu watwishuriraga byabaye ibindi biramunanira kubera nyine imyaka 10 ni myinshi n'indi. Ubwo nyine unkurikirana arabyumva. Yego, bari kubyumva. Reka dusoze, mwumvise ko ari urugamba rukomeye. Mureke natwe tujye mu ngamba, dufashe uyu muryango. Dusoreje nanone kuri nimero de telefone zanyu. Dushimire Papa Gasaro, wakoze. Mama Gasaro, wakoze. Byari byiza ko nanone wongeye ukareba umujyi ugatembera ukareba. Biragufashije, nta mpamvu kugira ngo ugume mu rugo Mama Gasa. Bigufashe uhindure nyine uyu munsi. Nkeka ko ibitekerezo nabyo bigenda bihinduka, ugira akanyamuneza, sibyo? Ugira akanyamuneza. Wongeye uvuge nimero ya telefone yawe. 0782 97
95 90. urakoze cyane iri kuri WhatsApp.